ibyawe aturukurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga, kandi ureke bagusabire. Haleluya. Ureke bagenze ute? Bagusabire. Ndasomye hepfo haranditswe ngo kandi Imana izemera umurimo wawe ndetse izagukiza kubw'ubugingo bwawe. Emera kwinginga ukora umurimo unoze, maze uzahabwa ubugingo buhoraho. Shyira ku ruhande ubwibone bwawe n'ibitagira umumaro byawe, maze ukora umurimo uromboreje. Garuka mu rugo rw'intama, umwungeri ategereje kukwakira. Ihane maze ukora imirimo nk'iya mbere. Haleluya. Kandi wongere gutona ku Mana. Kristo ni umucunguzi wawe. Ntabwo azigera yuririra ku kwatura kwawe gukojeje isoni. Niba ufite icyaha wakoreye mu rwiherero, cyaturire Kristo. Yesu ashimwe. Niba ufite icyaha wakoreye mu rwiherero, cyaturire nde? Niba uri umugabo ukaba waraciye inyuma umugore wawe ukajya mu busambanyi, yabumenye. Ukaba uri umugore ukaba waraciye inyuma umugabo wawe, yakagira umwuka ugufata ngo mbe papa runa, ngo mbe mama runa, ngo burya ngo nubwo twabanaga ngo mbabarire. Byagenze ute? Naguciye inyuma. Kahonyumvi yari yiturije, ntugiye gutuma akomereka. Ariko ubundi reka mbabaze, Yesu ashimwe. Ubu uramutse ubanye n'umugabo wawe neza, maze umugore umwe agataha ari kukubwira ibyo mvuze, wumva uri kongera amavuta? Utararya waba ukiriye? Ubu hari umugore uheruka guterwa n'abadayimoni, maze aryamye ari kumwe n'umugabo we mu rukerera. Yari umugabo usenga, yagiye kumva yumva umugore ari kumukomanga, wari icyo umwuka mbwiye, ati kagira inguru. Ati burya rero umbabarire, igihe wajyaga mu murimo wo kubwiriza naguciye inyuma. Nibyo zibati. Ati cyo ngaho komeza umbwiye. Ati n'uyu mwana uri kubona hano si uwawe. Ati nibyo zibati. Ati reka duhaguruke none ubimbwire neza. Ubwo arabimusobanuriye, hamagaye imiryango. Bati ariko se by'uri kuvuga n'abantu bari wabivuga? Bati ngo pe. Ati ni ku mwuka yandegetse. Sinabwiye ngo hari undi mwuka. Hari uburyo abantu bipomba ukabona baruzuye ukagira ngo ni umwuka w'ijuru, nabo bafite undi mwuka. Umwuka w'ijuru ufite ibihamya biwugaragaza, ndi ubusana n'ibyanditswe. Haleluya. Muzi ko byagenze kuri uyu muryango se? Naho umugabo ari gushaka iki? Ibihamya. Abantu baraje rero, umwuka uramwuzuye, arabisobanuye byose. Ubwo ari kwatura. Harangije amaze kubona ibihamya, ubundi yerekeza ku y'ubuyobozi. Bati rero mundebere, nese ibi bintu bimeze bite? Ariko mu gihe bari mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo babafashe muri icyo kibazo, ubwo hahise habaho gushwana. Umugore biba ngombwa yuko ajya ku ruhande. Muzi ko byashoje nyuma yuko batandukanye, yishoye mu busambanyi butagira gutangira. Satani arungutse arahombye. Cyo dusomye hano, Kristo ni umucunguzi wawe. Ariko iyo nitegereje n'uwo mugabo yahise yangirika, yarakomeretse. Hari ubwo rero umuntu agira ngo ubwo ari kwihana, ngo ari kwivura ibikomere, naho ahubwo ari kubitoneka akabiteza niki n'abandi. Yesu ntabwo azigera yuririra ku kwatura kwawe gukojeje isoni. Niba ufite icyaha wakoreye mu rwiherero, cyaturire nde? Kristo. We muhuza wenyine hagati y'umuntu n'Imana. Icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese. Natwe mu myaka igera kuri 33 ari hano turi kujyana ubwoko bw'Imana. Nusoma urugendo rw'imibereho ya Yesu, ubuzima bwe hano ku isi, uzabona ubuzima bwacu bwose yarabufashe.
abaho nkatwe, arababazwa, arihangana, aranesha. Ariko turi kubona urugendo rw'ubuzima bwe ari kurusoreza hehe? Ku musaraba. Muri kumwibuka igihe yarari hariya i Getsemani, igitero kije kumufata. Harya muri kwibuka Petero ari gushaka kumurwanirira, yamubwiye ijambo rikomeye, yamubwiye ati subiza inkota hehe? Iyo mbishaka mba nabwiye data akohereza ingabo z'ijuru. Yesu yashaka kurwanirirwa hariya i Getsemani, ntabwo aba yaratumiye, yarahamagaye ba Petero ngo mumfashe urugamba. Yagomba gutelefona mu ijuru, ingabo z'ijuru zikamanuka. Uri kwibuka ingabo imwe imanutse mu rugerero rwa Midiyani. Muri kwibuka ibihumbi n'ibihumbi byari byagabye igitero ku bwoko bw'Imana, byose bipfira rimwe. Ati rero ndubwire ngo ni amaboko yabaye make, ahubwo ndamutse nzabye ubutabazi, misiyo yanzanye ndiyagirwa. Turi kujyana, turi kubona Yesu rero ari gusoresha igikorwa cyo kwemera gupfa urupfu rw'urukozasoni rwo gupfa amanitswe ku musaraba. None ikibazo ni iki cyatumye Yesu umwana w'Imana ababazwa? Iri ni isomo buri wese agomba gutindaho kandi akarisobanukirwa, kuko ni rimwe mu mabuye agomba kuba yubatse fondasiyo yacu. Reka mbabwire rero ubwoko bw'Imana, Yesu ashimwe. Nari ndi gusoma amagambo ari hariya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere ku murongo wa 15, yaranditse ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, yuko Kristo Yesu yazanwe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Haleluya! Icyazanye Yesu ku isi ni ugukiza abanyabyaha, agafata ibyaha by'abanyabyaha akabyishyiraho, akitwa umunyabyaha mu cyimbo cy'abanyabyaha. Igihano cyari kigenewe umunyabyaha akagenza ute? Akacyishyiraho, urupfu yagombaga gupfa akarwishyiraho. Pawulo ati rero mubo Yesu yikorereye ibyaha akabibambanwa ku giti akabishyurira, nduwa mbere. Haleluya! Ngiryo ibanga ry'agakiza. Wowe uri uwa kangahe? Iyo wikuye mu mubare wabo Yesu yababarijwe, ubu uba witandukanije n'agakiza by'iteka. Hari utikuramo noneho akishyira inyuma, turi kujyana akishyira inyuma. Ariko reka ngubwire, niba kubwira ngo mu ijuru hazajyayo abantu 100, uzababwira uti 99 ntabwo nzabariho. Ariko uwa mbere ninde? Niba kubwira ati byahindutse noneho ni 20, hari abantu bazi kubatondeka ngomva ngo kanaka ngo yariburamo si. Ibyo bireke ndabyuze. Hari uwavuze ngo, hari uwise umwana we ngo umutima uzukuri, undi amwita mu nda ni kure. Uratanga ubuhamya bwawe, abandi bubutange, ariko ugiraho ugenza ute? Ugiraho ugenza ute? Ugarukira. Hari n'umuntu ujya kumva ngo ye mugabo ngo ndakuzi neza mu myaka tuba, uramuzi ndana purusi 1% mu byo afite mu mutima uzi, yibeshye. Hajya mujya mubibona abasore n'abakobwa bari gusezerana imbere y'Imana n'imbere ya leta, muzabona bamanitse akaboko, mujya mubabona cyangwa ndamwe mubyitegereza. Ngewe buri kantu kose nzigenda kigira, kabona amanitse ngo tuzabana akaramata, aka kaboko azamuye mu mezi 2 cyangwa 3 mubanye, gashobora guhindura ibintu. Kakaboko kukwicisha ahubwo
yakazamuye ariko muzabana, ahubwo akagakoresha ari kurimbura ubugingo bwawe. Mu nda ni kure. Nicyo turi gusoma hano. Uwa mbere mu banyabyaha ni jye. Uwa mbere mu bo Yesu yakijije ninde? Ni jye. Ubwo uwa mbere mu bazajya mu ijuru ninde? Ni jye. Haleluya. Turi muri fondasiyo. Hari amabuye atatu ugomba kuba ari muri fondasiyo y'ubukristo bwawe, andi yose akaza yubakiyeho. Ibuye rya mbere dusomye hano ni ukwizera ko Yesu mubo yapfiriye uri uwa mbere, mubo yikorereye ibyaha byabo akabibambanwa ku musaraba uri uwa kangahe? Uri uwa mbere. Mubo Yesu yababarijwe kugeza ubwo asutse ubugingo bwe ku musaraba uri uwa kangahe? Uri uwa mbere. Wipfobya ibyaha byawe ngo uvuge ngo ariko ngo jyewe kumva rwose ngo navuke, ngo ni bya bindi ngo navukiye mu itorero, ngo data yari umudiyakoni, ngo na mama ngo nivukira umwo ndakura, ngo ngewe ngo ibi byaha byo numva bavuga kugira ngo ngende habyonse. Oye, ibyo wumva bavuga bireke, ahubwo reba ibyawe kandi biri. Yesu ashimwe. Hari ibyaha dukora tujyana, ariko ndibyangirize isura yacu muri sosiyete. Nibyo? Ubundi hari ibyaha dukora uretse no kudutandukanya n'Imana bikanadushyiraho n'icyasha muri sosiyete. Nibyo? Ibyo rero nibyo ubona abantu benshi bahanze amaso bakakangarana. Ariko hari ibindi dukora ariko ntibigire icyo bihungabanya muri sosiyete tubarizwamo. Akaba ari ikibazo ufitanye n'iki? Sinababwiye uyu mubyeyi wagiye kwipimisha mu minsi yashize turi mu mavuna, bamushyiramo igipimo bagasanga arwaye diyabete iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo bambwiye bati hitire kwa muganga. Yatashye ariko nababwiye ngo yatashye ariko kuvuga ngo iki? Ndi muri kundebera. Ndarajya ku gipimo nari muzi. Ati no, ibi nibyo nangira abaganga. Ariko reka mbabaze, atarajya ku gipimo yari muzima. Ariko se urumva muri sosiyete nta kibazo genje ute? Icyakora uyu muntu ikibazo afite ashobora kwitura hasi agahita agenza ute? Apfa abandi ati ko yari muzima. Ariko mu by'ukuri yari muzima. Ntugapfobye icyaha na cya kindi wita gito, inyishu yacyo amaraso. Inyishu y'icyo cyaha wita gito ni amaraso. Turi kujyana. Ndashima Yesu waje ku isi akatwikorera ibyaha. Ibyaha byose bya Adamu na bene Adamu twese Yesu yabyikoreye mu mubiri we ajya kubambanwa ku giti. Ariko uwo mutwaro yari yikoreye ari ku musaraba, umutwaro wa mbere muri iyo mitwaro ni uw'amaniza wayo Eliya. Ibyo yabikoreye kugira ngo mbigihamya cyo kwereka abantu ubugari bw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Iri jambo ni iryo kwizerwa kandi bikwiriye kwemerwa rwose. Ubwo turi muri fondasiyo yuko Kristo Yesu yazanwe mu isi no gukiza iki? Abanyabyaha. Muri bo wowe uri uwa kangahe? Uri uwa mbere. Imana ni nziza. Aya mabuye atatu rero, ibuye rya mbere muri aya mabuye atatu agomba kuba bwiza fondasiyo ni ukwizera ko mubo Yesu yikorereye ibyaha ku musaraba akabibambanwa ku musaraba. Mubo Yesu yishyuriye uri uwa kangahe? Uri uwa mbere. Mubo Yesu yaje gukiza uri uwa mbere. Uku kwizera niko gukiza umunyabyaha, kuramuzamura kukamugeza imbere y'iki? Y'Imana. Haleluya. Umunyabyaha umaze gusobanukirwa ko yishyuriwe Karuvari, iryo ni ibuye rya mbere.
kwizera ko Kristo yagupfiriye, yagukijije. Ibuye rya kabiri twarisomye hano, kwihana. Kwihana ni iki? Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha wakoze byatumye Yesu apfa rwa rupfu rw'agashinyaguro, ariko zira ibyaha byawe. Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha wakoze ugomera amategeko y'Imana, kugira ngo ibyo byaha bibonerwe inyishyu, bigasaba ikiguzi gihenze, bene kana kageni, amaraso y'umwana w'intama. Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha wakoze wica amategeko y'Imana, kandi ugafata icyemezo cyo kubicikaho. Iri ni ibuye rya kangahe? Rya kabiri, riri muri fondasiyo. Ibuye rya gatatu, haleluya, ni ukwizera ko ibyaha byose umaze kwihana, wazinutswe, Imana ibigukuyeho. Ntukongere kwemera ko Satani abigukorera. Nanako kubwira uti nubwo uri kuza gusenga mu gitondo, ariko uzayibuka agashaka gusubukura amateka y'ibyaha ashize, akongera akabigaruka. Uzamubwira uti byose uri kumbishurira mu ntekerezo, byose ndabyemera, ahubwo hari n'ibyo wibagiwe, ariko byose byishyiriwe Karuvari. Haleluya! Ntukongere kwemera ko Satani agukorera uyu muzigo. Umuja w'Imana Ellen White, amagambo dusorejeho, reka turebe icyo umuja w'Imana yavuze. Ellen White mu gitabo ngiye kubabwira cyitwa Inama zigirwa itorero, paje 360 na 361, haranditswe ngo ntabwo usabwa kwaturira ibyaha byawe n'amafuti yawe abatabizi. Ntabwo ari inshingano yawe kwaturira mu ruhame ibizatera abatizera gutsindwa, ahubwo bikwiriye gukorerwa ababikwiriye, ba bandi batazuririra ku bibi byawe. Atura ukurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga. Haleluya! Sinabwiye yuko tuzahanura Bibiliya? Kuri buri ngingo yose tugomba kugisha inama ijambo ry'iki. No mu kwihana hari amategeko agenga kugenza ute kwihana. Tegeko rya mbere, ntabwo ufite inshingano yo kwaturira abantu ibyaha byawe batazi. Ibyaha byose twatura mu buryo butatu. Icyaha wakoreye imbere y'abantu ucyaturira imbere y'iteraniro. Hano ndabwo ari imbere y'abantu babonetse bose, ni imbere y'iteraniro ry'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Ntabwo waguruka hano ngo ujye muri Nyabugogo hariya ubwire ngo rero ndi kwatura ibyaha. Ukwatura ibyaha zibara ko bari kwitegera ko bagiye gutega amatwi ibyaha. Ikibabesheje hano muri Nyabugogo ni ugutega amatwi ibyaha byawe. Aho twaturira ibyaha byakorewe ku mugaragaro ni he? Ni imbere y'iteraniro ry'abana b'iki muhuje kwizera. Hari n'abarushimusi bakujyana mu cyumba cyabo ngo hano niho bishyushye, ukajya kwirirwa urukwaturira mu nzu y'umuturanyi wawe, kandi ibyo urukwatura si ibyo wamukoreye ngo wagiye kumwihanaho. Urujyana abo ni barushimusi bashimuta bizera, cyangwa akakujyana hirya mu shyamba. Hari imisozi y'iwacu abantu bagiye batoranya umuntu bazajya basengera Imana. Wagira muri iryo tsinda ati pfukama wihane, ugatangira ukihana ngo Mana mbabarire, ngo muri korari ngo nagiraga ishyari. Muri korari se hari korari? Korari urimbamo iri aho mu shyamba. Ndasomye ngo ntabwo tugomba kwaturira ibyaha byacu abatabizi. Kabiri, ntitugomba kwaturira abantu ibyaha byacu ahabonetseho. Tugomba kubikorera imbere y'iteraniro ry'abana b'Imana. Babandi ndasomye ngo babandi batazuririra ku bibi byacu. None se niba mu itorero ry'Imana harimo ba ruhuhuzi bashinzwe guhuhura abizera bafite akuka gake, ubwo hanze ho bimeze bite? Nari muzi ko hari umuntu yihana yakwihana rujyana abizera batarakizwa
ubu harabizera babibereye mu itorero bameze nk'abanyamakuru, kandi kose kavugiwe imbere y'iteraniro akaba yakanose azenguruka umudugudu. turi kujyana none ukabona aho kugira ngo ibyaha bicike ahubwo biri kwiyongera biturutse ku kwihana kutari kwiza. Kwihana gufite amategeko. Ibyaha byose byakozwe bizwi n'abantu byanirwa imbere y'iteraniro. Impamvu byanirwa imbere y'iteraniro ni ukugira ngo abizera bagufashe gutanga ubuhamya mu baturanyi bakuzengurutse bavuga bati ya mico mwari mumuziho natwe tumuziho yagenje ute, yayihanye umuntu wiki w'Imana. Ibyo rero ndibyongera ibyaha ubwo birabigabanya. Haleluya. Ariko umuntu yihanye icyaha yarasanzwe cyari gisanzwe kitazwi, iki cyaha mu kukihana ko ndabwo bigabanya ibyaha ahubwo biracyongera. Ni ukuvuga ngo abizera batari bakizi turi kujyana nabo baba bahawe, baba bashyizwe imbere y'ikigeragezo cyo kugwa mu bindi byaha. Ni ibihe? Burya tumubona imbere n'ahari kabutindi bari kwihana bari kongera ibyaha. Ibyo teraniro wihaniyemo hazahita habonekamo n'abandi bakora ibyaha nk'ijana. Turi kujyana biri kugabanuka biri kwiyongera hanze bazavuga ati burya baba dive ni isabato gusa. Wewe ati niba ari natwe ntituzabijyamo. Ubutumwa buri kwaguka buri gufungwa. Uko Satani iyi ngingo itizwe neza ayuririraho ari kwibyaza umusaruro. Hari igihe tujya mu ntambara zo kurwanya icyaha na Satani bigasoza Satani ari we yegukanye intsinzi bitewe nuko twayigiyemo mu buryo budakurikije ijambo ry'iki, ugasanga ukagira ngo ukurwanirira Imana naho ahubwo waherereye mu ruhande rw'umwanzi. Atsindwe mu izina rya Yesu. Kwihana niho turi. Ibyaha byakorewe ku karubanda byihanirwa imbere y'iteraniro ry'abana b'iki. Ibyaha byakorewe mu bwihisho byihanirwa imbere y'Imana gusa. Turi kujyana cyo wakoreye mugenzi wawe niwe usanga ukamusaba iki. Niba warakoreye icyaha muri Kanama iwacu ku Gisenyi ukamufitanye n'umuntu ikibazo, kuzuka ugahagarara hano kundi gusaba Imana imbabazi ngo nakoze icyaha kimeze gutya na gutya, ngo hari umuntu w'umuturanyi ngo nakoreye ubugome none ngo Imana imbabarire, ngo namwe mumbabarire. Si abizera abakimisagara bafitanye ikibazo nawe? Ahubwo niba ushaka kwaturira umuntu ku giti cye musange uwo wakoreye iki, musange i Gisenyi. Hari nabo uzasanga barashatse kwigira abo guhagarara imbere y'umunyabyaha na Yesu babavuga butumwa ngo mbwira ibyaha byawe, ngo ngusengere ngo Imana igenze ute, uzamubwira uti ndabwo uri Yesu. Hari igihe usanga n'abavuga butumwa barabaye bakabarankuru, ugasanga ashaka kugira amatsiko yo kuvumbura ibiri mu mutima, ngo mbwire ngo usengere. Turi kujyana bwoko bw'Imana. None nawe wamubona bati ukamenekera imbere ye uri kugira Mesiya. Turi kujyana nta wundi ugomba guhagarara hagati yawe na Yesu. Hagati yawe na Yesu nta wundi ugomba kuhagarara. Haleluya. Hagati yawe na Yesu ntukemere ko hari undi uhahagarara. Umubwiriza butumwa icyo ashinzwe ni ukukuyobora kuri Yesu. Nicyo Yohana yakoraga. Yaravuga ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe. Umubwiriza butumwa yigisha umuntu uko agomba kwihana, ariko si we wihanwaho. Imana itugirire neza. Hano rero nicyo turi gusoma hano turasomye ngo